Kwara abandi bantu bavuga nabo bavuga bati rero gutanga ibya 10 ntabwo ari ngombwa ati kuko cya 10 cyaco mu isezerano rya kati mu isezerano rishya ntabwo ubona ahantu handitse icya 10 urabivuga ntabwo icya 10 cavuye usomye na Luka igice ca 18 umurongo wa 9 kugeza 14 ntabwo icya 10 cavuyeho imyumvire yacu niyo yahindutse kuko bagitangaga mu bafarisayo kitagira imbabazi. Yesu aravuga rero ngo icya 10 ni ciza iyo giherekejwe no gukiranuka n'imbabazi n'ubutabera, ariko iyo kidaherekejwe n'imbabazi kiba gipfuye ubusa. Ni kuki bavuga isezerano rya kera nirisha? Igituma bavuga isezerano rya kera nirisha nuko Imana yagiranye amasezerano kabiri n'ubwoko bwayo. Kwandikwa ku isezerano risha vyatewe niki? Ese isezerano rya kera ntiryari rihagije kwamamaza ubutumwa? Ntabwo ryari rihagije kwamamaza ubutumwa. Isezerano rya kera ryabuze iki? Isezerano rya mbere iyo ryinonosora ntihajaga kuba ngombwa ngo hashakwe irindi. None se pastor, ese twamenya ingabano z'amasezerano yo? Isezerano rya mbere ryasohoreye ku rupfu rwa Kristo, na isezerano rya kabiri cyangwa ryo sezerano risha ryatangiranye n'urupfu rwa Kristo. Ese nirihe tandukaniro ry'amasezerano yompi kubizera? Tandukaniro ni rinini kuko kubizera isezerano rya mbere rikorera inyuma, na isezerano rya nyuma rikorera imbere. Mu isezerano rya kera ibyaha biratwikirwa, naho mu isezerano risha ibyaha birababarirwa. Isezerano rya kera baryita beriti mu Giheburayo, na isezerano risha mu Kigiriki baryita diate. Bahanuzi b'ibinyoma. Marisiyoni yavuze ko hari imana ebyiri, yigisha imana y'isezerano rya kera avuga ngo izo mana ziratandukanye. Hari imana ifuha, imana y'ingome, imana yica abantu. Reka ngusuhuze nshizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe naje Mandakize Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom, abari ku mugabane w'Uburayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Asia shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Nkuko murate kumwe na Dr. Revera uraho Dr. Raho neza. Makuru yanyu? Shalom shalom. Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza kuko tukiriho. Uyu mwanya uduhaye wo gusangiza bene data ijambo ryawe. Reka ijambo rye rigira umumaro, rihembura imitima ya benshi kandi rikomeza abizera. Mu mpande enye z'isi mu mahanga yose urahari kubera hose icarimwe. Komeze mwami gukomeza ukukwizera kw'abera barahatandukanye kugira ngo ijambo rye ribashe kubamara inyota, kandi mu gihe gito Yesu Kristo nagaruka gushikira itorero bose bazamusanganire babone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Pastor urakoze, Imana igumugisha kwitabira ubutumire. Pastor tuyoganiraho kwitandukano riri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano risha. Pastor, ese isezerano niki? Isezerano n'ubwumvikane hagati y'abantu babiri, hagati y'umuntu n'itsinda cyangwa hagati y'amatsinda atandukanye. Ariko usomye mu Baheburayo igice ca 9 umurongo wa 16 n'uwa 17 havuga ko isezerano ari umurage, ririmo n'ijambo umurage. Urakoze Pastor. Ni kuki bavuga isezerano rya kera nirisha? Igituma bavuga isezerano rya kera nirisha nuko Imana yagiranye amasezerano kabiri n'ubwoko bwayo. Nukuvuga ngo mu isezerano rya kera Imana yagiranye amasezerano n'ubwoko bwa Isirayeli nk'umwihariko, ariko ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice ca mbere umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa kabiri haravuga ngo kera Imana yavuganiraga na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu bihe bitandukanye, ngo ariko mu minsi y'imperuka ngo Imana izavuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Angaha niyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ari we yaremesheje isi. Nuvuga ngo hari igihe cabaye Imana ivugana na basogokuruza ariko binyure mu kanwa k'abahanuzi, ariko mu gihe c'imperuka duhabwa isezerano ko izavugana natwe binyure mu kanwa k'umwana wayo. Ubwo nuvuga ngo n'Abaheburayo igice cyaho ni icya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ubwo rero isezerano rya kera ni isezerano Imana yakoranye n'ubwoko bwa Isirayeli nk'umwihariko, ariko isezerano risha noneho rero ikorana natwe binyuriye mu nzira ya Yesu Kristo nk'umuhuza w'abantu n'Imana.
urakoze pasite. Kwandikwa kw'isezerano risha byatewe n'iki? Yesu yamaranye n'abigishwa be igihe kirekire, hari intumwa 12 ariko hari n'abigishwa benshi bumvise ubutumwa bwiza. Abo bose yamaranye nabo imyaka 3 n'igice hafi aho, abigisha akora ibitangaza n'ibimenyetso, babyumva banezererwa. Amagambo Yesu Kristo yavugaga akizaga benshi cyane. Ariko none Yesu amaze gupfa arazuka ajya mu ijuru, bakomeje kuvuga ubutumwa bwiza bakoresheje ijambo ry'Imana ku isezerano rya kera ryari rihari bakoreshaga. Ariko none amagambo Yesu Kristo niyo bakoreshaga yihanisha, bamaze kubona wa murage w'umwuka wera bakoresha amagambo ya Yesu Kristo. Uko imyaka yakomezaga kwihinduriza itambuka, niko bamwe mu bigishwa batangiye gupfa. None baricara bakora inama, basanga bashobora kuzibagirwa ibyo Yesu yasize avuze ababyumvise nibamara gupfa. Niho bigiriye inama yo kuvuga ngo ayo magambo Yesu yavuze yakijije benshi, reka bayashire ku nyandiko nabyo bihinduke ibyanditswe byera. Ubwo ni ukuvuga ngo umugambi nuko abakoranye na Yesu bari batangiye gupfa, ariko noneho bagira inama yo kugira ngo basigarane ibyanditswe byera Yesu yavuze, bagumana umwimerere wabyo. Nubwo bamwe baratangiye gupfa, bimwe bitangiye kwibagirana, ariko bashira ku nyandiko ibyo bari bafite kugira ngo batazapfa bose, noneho ibyo Yesu yavuze bikibagirana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, noneho rero hagati y'ikinyejana cya kabiri n'icya gatatu, abantu bamaze kumva ubutumwa bwiza, habaye akarengane k'itorero. Ariko uko hari habaye akarengane k'itorero, niko abantu bihanaga, niko noneho n'abahanuzi b'ibinyoma baje kuvuka. Abahanuzi b'ibinyoma nabo bavutse bakaja biyita Kristo, bamwe na bamwe nka Montanusi. Noneho nabo barigisha kugira ngo bazabashe gutandukanya ubutumwa bwiza bw'umwimerere bwa Kristo n'amagambo y'abahanuzi b'ibinyoma b'ico gihe. Bizagenda bite? Nuko bagombye kwandika ibyo Yesu yavuze kugira ngo nihagira uvuga ibindi bitandukanye n'iryo jambo aba ari umuhanuzi w'ibinyoma. Ahangaha twavuga nka Marisiyoni, bahanuzi b'ibinyoma. Marisiyoni yavuze ko hari imana ebyiri, yigisha imana y'isezerano rya kera, imana ifuha. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo waho wa 5 avuga ko hari imana ifuha. Ariko yerekana Yesu Kristo watambwe, avuga ko Imana Data wa twese yemeye gutanga umwana wayo, ni Imana y'urukundo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Marisiyoni aravuga ngo izo mana ziratandukanye. Hari imana ifuha, imana y'ingome, imana yica abantu, imana yemera guhora, imana yemera intambara. Yigisha ko hari n'Imana y'urukundo, ariyo yemeye gutanga Yesu Kristo umwana w'ikinege kugira ngo abambwe kubw'abanyabyaha. Avuga ko hari imana ebyiri. Uwari umuhanuzi wa mbere w'ibinyoma. Hari umuhanuzi wa kabiri yitwa Montanusi, yavugaga ko umwuka wera agera ku bantu abanje kunyurira muri we. Kandi ku munsi wa Pentekote ntabwo yari ahari umwuka wera amanukira abigishwa. Uko bari 120 bari mu cyumba cyo hejuru, ntabwo Montanusi yari ahari, ariko aravuga ngo umwuka w'Imana ngo agera ku bantu anyuriye muri we. Uwo yari umuhanuzi w'ibinyoma. Byari bisaba kugira ibyanditswe byera ngo barebe neza uko umwuka wera yamanutse. Undi muhanuzi w'ibinyoma wa gatatu ni Ariyusi. Avuga mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 15 ko Yesu Kristo ari imfura mu byaremwe. Arahakana ko Yesu Kristo atari Imana, ahubwo ko ari imfura mu byaremwe, ndetse ko atari n'umwana w'Imana, ahubwo ko yabyawe. Nizo mpamvu bavuze ngo si umwana w'Imana, ntiyabyawe, ahubwo ni icyaremwe mu bindi biremwa, ariko akaba imfura muri byo. Ariko yibagirwa gusoma ku murongo wa 16 ko Yesu Kristo ibyaremwe byose ari we byaremewe kandi byaremwe nawe. Ni ukuvuga ngo aho ngaho niho umuhanuzi w'ibinyoma yaje gutambika inyigisho, arabyangiriza. Undi muhanuzi wa kane witwa Pelaje yavuze ko gukizwa bidaturuka ku mbaraga z'Imana, ahubwo ko bituruka ku mbaraga z'umuntu ubwe. Ushaka gukizwa arakizwa, ushaka kurimbuka ararimbuka.
ahangaha yibagirwa ijambo ryanditswe muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 44 havuga ngo ntawe uzi wanje atarejwe na data, niko Yesu Kristo ayo magambo yayavuze. Abo bahanuzi b'ibinyoma baba benshi barakomeza baragwira. Undi witwa Dosete aravuga ngo ntabwo Yesu Kristo yaje afite umubiri, ariko Yohana urwandiko rwa 2 rwa Yohana umurongo wa 7 aravuga ngo abantu b'ibinyoma aribo ba antikristo bavuga ko Yesu, bahakana ko Yesu yaje afite umubiri, abo nibo ba antikristo. Antikristo akana ko Yesu yaje afite umubiri, niko byanditswe muri Yohana ya 2 umurongo wa 7. Undi muhanuzi w'ibinyoma witwa Ebiose yavuze ko Yesu Kristo yari umuntu utunganye ariko ko atari umwana w'Imana. Yaratunganye, Imana iramushima kubwa konduite, imyifatire ye n'imiterere ye, Imana iramushima. Ariko none mu gihe cy'umubatizo ari ijwi ryavugiraga mu ijuru ngo uyu mwana waje nkunda nkamwishimira, niho Yesu Kristo yabaye umwana w'Imana. Uwo muhanuzi w'ibinyoma witwa Dosete niko yigishaga. Ntabwo yemera ko Yesu yavutse, ntabwo Yesu yemera ko Yesu yakuze nk'abandi bana, ahubwo avuga ko Yesu mu gihe cy'umubatizo aribwo Imana yamwitiriye, bamwita Mfadadosiyo. Ubwo noneho rero abo muhanuzi w'ibinyoma. Noneho uturutse kuri Marcione ukaja kuri Ariusi, ukaja kuri Montanusi, ukaja kuri Perage, ukaja kuri na Nestor nawe avuga ko Imana idashobora kubara bibiri byarimwe, niba ari Imana ni Imana, niba ari umuntu n'umuntu. Ndetse na Ebione noneho hakaba na Dosete. Abo bose barabahanuzi b'ibinyoma badutse hagati y'ikinyejana ca mbere, ca kabiri n'icya gatatu. Kugira rero ngo izo nyigisho zitavangira ibyanditswe byera by'umwimerere, abantu bahitamo kubyandika ngo beje barashobora kugenzura uwahanuye ibinyoma bamugenzuza ibyanditswe byera. Nizo mpamvu banditse Nouveau Testament. Urakoze. Isezerano rya kera ntiryari rihagije kwamamaza ubutumwa? Ntabwo ryari rihagije kwamamaza ubutumwa, kuko Yesu Kristo ubwe avuga ko yaganirije abigishwa be muri Luka igice cya 24 umurongo wa 10 aravuga ngo atangira kubasobanurira ngo atangiriye kuri Mose ibivugwa kuri we, abyigisha abigishwa be. Nukuvuga ngo ari kubabwira uko ubuhanuzi bwavuze nuko abahanuzi babayeho, atangirira kuri Mose n'abahanuzi avuga ibyavuzwe kuri we, yaba Mose yamuvuzeho n'abahanuzi bamuvuzeho. Ubwo nukuvuga ngo ubutumwa bwiza bwamamara, tuvuga Yesu Kristo wabambwe, ari we noneho wasohoye mu buhanuzi bwavuzwe mu isezerano rya kera. Yarahanuwe mu bitabo by'isezerano rya kera, noneho Yesu tubwiriza ni Kristo wabambwe waje gusoza ubwo buhanuzi. Ubwo nukuvuga ngo ntabwo ansiyetesa mu bwayo yari yihagije, kuko itarigira Kristo. Ahubwo Kristo yari mu isezerano rya kera ariko ahishwe muri ryo. Ariko noneho abahanuzi bamuvuzeho n'abandi bigisha bamuvuzeho, ubwahanuzi bwari butarasohora. Ico gihe ntabwo isezerano rya kera ryari ryihagije ubwaryo kwamamaza ubutumwa bwiza buhindura nkitorero. Urakoze Pasiteri. Urakoze. Isezerano rya kera ryabuze iki? Mu Baheburayo igice cyaho ni igice cya 7 umurongo waho wa 11 n'uwa 12 haravuga hati: iyabaye gukiranuka cyangwa se gutunganywa kose kuba kwarazanye n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko nico gihe abantu bahererwaga amategeko. Haravuga ngo niki cyatumye kundi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki atari mu buryo bwa Aroni. Jambo ry'Imana ravuga ngo ubutambyi bwahindutse, nizo mpamvu amategeko nayo akwiriye guhinduka. Ku murongo wa 18 haravuga ngo kubw'intege nke n'umumaro muke byatumye amategeko ahinduka. Noneho 8 umurongo wa 7 Abaheburayo haravuga ngo isezerano rya mbere iyo ryinonosora ntihajaga kuba ngombwa ngo hashakwe irindi. Ubwo nukuvuga ngo ntabwo ryabashe kwinonosora, nizo mpamvu hashatswe irindi. Byari ribura kwinonosora, byari ribura gutunganya abantu mu gihe cy'Abalewi. Urakoze. Itandukaniro hagati y'ubutambyi bw'isezerano rya kera n'irisha nirihe? Ubutambyi buratandukanye, ubw'isezerano rya kera buratandukanye, kuko bubaka ihema ry'ibonaniro. Iryo hema ry'ibonaniro ryashushanyaga Yesu,
icya mbere. Icya kabiri ryashushanyaga itorero. Icya gatatu ryashushanyaga noneho umwizera. Nizo mpamvu natwe imibiri yacu ari urusengero. Ahangaha noneho rero ihema ry'ibonaniro ryagiraga imyanya itatu igaragara. Turi kwerekana ubutambyi bwa mbere. Iyo myanya itatu igaragara cyari igikari, hakaba hera, hakaba n'ahera cyane. Ariko igikari cabagamwo ibintu bitatu. Habagamo igikarabiro, hakabamo igicaniro cyo koserezaho ibitambo, hakabamo noneho n'ameza yo gutunganirizaho ibitambo. Igice cya kabiri cyitwa ahera, aho iteraniro ry'Abisirayeli babaga, kuko icya mbere ni abanyamahanga bo gushungera. Ariko icya kabiri cyabaga mu iteraniro ry'Abisirayeli cyagiraga nacyo ibice bitatu. Hari ameza y'imitsima yo kumurikwa 12, hakaba igitereko cy'amatabaza, hakaba noneho n'igicaniro cy'imibavu, hakaba noneho igice cya gatatu cyitwa ahera hahera cyangwa ahera cyane. Aho habaga icotero cacuzwe mu izahabu, hakabamo n'isanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano yabagamo inkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo, ariyo agaragaza ubudahangarwa bw'Imana. Hakaba ibisate by'amabuye bibiri byari byanditsweho amategeko 10. Hakaba noneho n'urwabya rurimo manu rwashushanyaga umutsima w'ubugingo. Ahangaha nibyo bitatu byabaga mu sanduku y'isezerano. Kwinjira ahera cyane noneho wakuragaho inyegabo, ico bita rido. Umwenda ukingirije ahera bavuga watabutsemo kabiri yari rido. Noneho umutambyi yabaga yiyejeje kandi yinjiragayo buri mwaka. Yamara kwiyeza akinjira ahera hahera, yakuraho inyegamo agaca munsi y'amababa y'abamarayika, abakerubi bahuje amababa. Ayo mababa y'abamarayika yabaga ari hejuru y'intebe y'ihongerero. Ubwo agaca munsi yabaga yakoze ibyaha, yakwidaga umutwe ku ntebe y'ihongerero. Yabaga afite amaraso ataraye, ay'intama, ay'ihene cyangwa ay'imfizi y'inka. Ayo yose yari amaraso ataraye, akayamena ku ntebe y'ihongerero, ariwo mupfundikizo w'isanduku y'isezerano. Akihongerera ubwe, yamara agahongera n'iteraniro ry'Abisirayeli. Ariko none ubitambye bw'isezerano risha, ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo yinjiye ahera hatubatswe n'intoke z'abantu. Ahangaha ntabwo yinjijwemo n'amaraso ye, ahubwo ntabwo yinjijwemo n'amaraso y'amatungo, ihene, intama, imfizi, ahubwo yinjijwemo n'amaraso ye. Noneho ntabwo yinjiye ahera gusa, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo atubonere gucungurwa kw'iteka. N'Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ntabwo yinjijweyo n'amaraso y'ihene n'ay'intama n'ay'imfizi, ahubwo yinjijweyo n'amaraso ye ubwe. Yinjira mu ijuru ubwaho, atinjiye mu ihema ryakozwe n'amaboko cyangwa se ryaremwe n'intoke z'abantu, ahubwo yinjira mu ijuru ubwaho kugira ngo tubonere gucungurwa kw'iteka. Ubwo nubanga ubutambyi bw'isezerano rya kera bwa buri mwaka buhoraho, ariko ubutambyi bwa Kristo bwahindutse ubw'iteka. Yesu Kristo rero yitamba rimwe. Nizo mpamvu ari ijambo ry'Imana rivuga ngo Melikisedeki uwo yari umutambyi bisumba byose, wa wundi wasanganiraga Aburahamu avuye gutsinda abami 5 Ikedorowamere. Noneho ahesha Aburahamu umugisha. Aburahamu niwe yahaye icya 10 cya byose. Icya mbere aravuga ngo ni umwami w'Isaremu, bisobanura ngo umwami w'amahoro kandi ni umwami wo gukiranuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntagira se, ntagira nyina, ntagira sekuruza, ntagira itangiriro ry'iminsi n'iherezo ry'ibihe, ahubwo ashushanywa n'umwana w'Imana, akaba ari umutambyi iteka ryose. Yesu yitambye rimwe rero kugira ngo yitambe iteka ryose kubwo kuba impongano y'abari mu isi yose. Ariko umutambyi yinjiragayo rimwe agatanga amaraso y'itungo kandi akitambira, agatambira na Isirayeli gusa. Biratandukanye rero. Murakoze Pasiteri, warutubwiye ihema kujya rigize ibice bitatu. Ese igice cya mbere cyo mu gikari mu isezerano risha ryasobanura iki? Igice cya mbere cyo mu gikari ntacongeye kubaho, kuko Imana yahuje amahanga kubw'umusaraba.
noneho rero atwunga n'Imana. Yesu Kristo aba arihinduka umutambyi usumba byose kandi ari umutambyi mukuru, niko Abaheburayo igice ca 9 umurongo wa 11 havuga. Ubwo noneho rero abanyamahanga ubu ngubu uyu munsi wa none ni abapagani, naho rero Isirayeli yo mu mwuka ni itorero. nari nkubajije biriya bintu bitatu byari mu gikari, icyo bisobanura muri isezerano. Wavuze ko hariho ameza hakaba n'intuze, cyasobanura iki? Hari ameza yo gutunganizaho ibitambo, kwihana k'umutima w'umunyabyaha, igikarabiro ni ukwatura. Ubwo noneho rero hariya hariho n'igicaniro cyo koserezaho ibitambo, ruvanga ni amasengesho y'abihannye uwo mwanya. Ego, igice ca kabiri cyahera wavuze nako ko hari ibintu bitatu ugomba ko ubidusanisha, byasobanura iki musezerano? Nabivuze ko ameza yo gutunganirizaho imitsima ari ya 12 yashusha yari genewe imiryango 12 ya Isirayeli, kuko uyu munsi wa none umutsima ari umutsima w'ubugingo, ari umubiri wa Kristo Yesu. Hari igitereko c'amatabaza, Yesu ni umuco w'isi, ibyo biragaragara. Nico cari igitereko c'amatabaza gishushanya ko Yesu Kristo ari umuco w'isi. Ubwo noneho rero hari igicaniro c'imibavu n'amasengesho y'abera. Nahera cyane. Yego, oya ntabwo arahera cyane. Bamba hera, none se tugiye ahera byashushanya iki? Ahera hahera ni mwijuru bwaho, nukuvuga ngo ikweho inyegamo uvugana n'Imana, none umuntu akigererayo. Byagaragaye ko uyu munsi wa none buri wese ari umutambyi wigerera ahera. Ntabwo tugihuzwa n'Imana n'umutambyi witamba buri mwaka, ahubwo twahujwe n'Imana na Kristo kugira ngo natwe tuba abatambyi mu cimbo ce. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo w'itangaza. Abizera bose rero iyo bemeye Yesu Kristo nk'umwami, bagahuzwa n'Imana na Yesu, bahinduka bose abatambyi b'ubwami. Urakoze Pastor. None se Pastor, ese twamenya ingabano z'amasezerano yombi? Isezerano rya mbere ryasohoreye ku rupfu rwa Kristo, na isezerano rya kabiri cyangwa ryo sezerano risha ryatangiranye n'urupfu rwa Kristo. Koze Pastor, ese nirihe tandukaniro ry'amasezerano yombi kubizera? Kubizera itandukaniro ni rinini, kuko kubizera isezerano rya mbere rikorera inyuma, na isezerano rya nyuma rikorera imbere. Nukuvuga ngo iyo umwuka wera yamanukaga aje gutabara abana b'Imana, yakoreraga inyuma, yamara kurangiza incingano ye akigendera, umuntu agasigara ari wa wundi. Umwuka wera aza kuri Samusoni cyane, amaze gutanyagura intare, umwuka wera aragenda. Umwuka wera aza kuri Dawidi cyane, ni Samueli ya mbere 16 umurongo wa 13, naho Samusoni ni Abacamanza 14 umurongo wa 5 na 6. Umwuka wera aza kuri Samusoni cyane, atanyagura intare kuko umuntu atanyagura umwana w'ihene arigendera. Umwuka weraza kuri Dawidi cyane, yuzura imbaraga. Samuel amaze kumusuka ihembe ry'amavuta, ariko nyuma arigendera. Yamara kugenda Samusoni agasubira mu mubiri nka mbere, yamara kugenda Dawidi agasubira mu mubiri nka mbere, agasubira mu byaha nka mbere. Ariko mu isezerano risha ijambo ry'Imana riravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azabohereza undi mufasha ukubana namwe. Ntibishoboka ko ab'isi bamubona kuko batamurora kandi ntibamuzi, ariko mwewe muramuzi, ubwazaza azabana namwe kandi azatura muri mwe. Bisobanura ngo umwuka wera mu isezerano risha none hatura mu bantu bagahinduka icaremwe gisha. No mu isezerano rya kera umwuka wera yarazaga akorana n'abizera, aragize incingano agasubirayo. Biratandukanye rero, icyo ni icyambere. Icya kabiri noneho rero mu isezerano rya kera Abisirayeli bahuzwaga n'Imana n'umutambyi umwe wiyejeje uko umwaka utaha, kandi uwo mutambyi akaba agomba kwitambirira ubwe mbere yo gutambirira abandi. Byanditswe mu Baheburayo igice ca 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, haravuga ngo umutambyi yatoranijwe mu bantu, atoranywa n'abantu ku bwabo bantu kugira ngo abe umutambyi wo kubahongerera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo akwiriye gutamba igitambo yihongerera ubwe kandi ahongerera n'abandi.
nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo akwiriye kwihanganira abayobya n'abatagira ubwenge kuko nawe agoswe n'intege nke. Nizo mpamvu akwiriye kwitambirira ubwe akabanza kwitambirira agatambirira n'abandi. Iyo ni itandukaniro. Ariko Yesu Kristo ni umuziranenge, ni Imana yigize umuntu. Ntabwo yinjiye ahera yigize umunyabyaha atari umunyabyaha kugira ngo muri we abera duhinduke gukiranuka kw'Imana uyu munsi wa none. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri we aba ari icaremwe gisha, nuko duhuzwa n'Imana na Kristo ari Imana yigize umuntu. Ubwo rero biratandukanye. Icya gatatu kibitandukanya nuko ubutambyi bw'isezerano rya kera bwabaga buri mwaka uko umwaka utashe, ariko ubw'isezerano risha Yesu yinjira ahera cyane kandi yinjira mu ijuru ubwaho kugira ngo yitambe rimwe atubonere gucungurwa kw'iteka, ntabwo bihoraho. None rero mu isezerano rya kera ibyaha biratwikirwa, naho mu isezerano risha ibyaha birababarirwa. Aho biratandukanye. Isezerano rya kera ibyaha biratwikirwa kuko byabaga buri mwaka, baba batatambye bikavumbuka, ariko isezerano risha ibyaha birababarirwa. Iyo ni itandukaniro rikomeye. Isezerano rya kera baryita beriti mu Giheburayo, na isezerano risha mu Kigiriki baryita diateke. Ayo yose ni amasezerano abiri yombi. Isezerano rya kera rero rigahuza Isirayeli n'Imana binyuriye mu mutambyi, naho twe isezerano risha rikaduhuza twese na Kristo binyuriye n'Imana binyuriye muri Kristo Yesu, bitarebye amoko, bitarebye abanyamahanga, bitarebye abayuda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntihakira abayuda, ntihakira abagiriki, ntihakira abagore, ntihakira abagabo, ntihakira ab'imbata, ntihakira ab'umudendezo. Abo bose bahuzwa n'Imana banyuriye muri Kristo Yesu akatubera umutambyi, kandi umutambyi iteka ryose. Urakoze Pasiteri, reka tugushimire twubwire Imana iguhe umugisha. Pasiteri, tugiye tutarasoza, watubwiye abantu bagera kuri bangahe barabahanuzi b'ibinyoma mbere y'uko isezerano rya kera ryandikwa? Ese aba bantu izi nyigisho zabo muri iki gihe ntizaba zihari? Zirahari cyane, na n'uyu munsi hari abemera guhora bavuga ko isezerano rya kera rifite Imana yemera guhora. Kuko batembera imbabazi zo muri Yesu, bakemera guhora, bakemera kugaba igitero baja mu ntambara kandi ari abera b'Imana, kandi mu isezerano risha ari imbabazi. Nizo mpamvu navuze ngo mu isezerano rya kera ibyaha biratwikirwa, ariko mu isezerano risha ibyaha birababarirwa. Hari abacumva bakifite iyo myumvire, bakaba bacemera guhora, bakaba bacemera kurwana ari abakristo, bakumva ko afite uburenganzira kuko bamwendereje. Hari abakibyemera bameze nka Marisiyoni, hari abakimeze nka Montanusi, akavuga ko ariho abantu umwuka wera kubera afite impano, akavuga ko amukeneye ashobora kumusanga nawe akaja arabagabira ku mpano akabaha. Abo bantu barahari. Akavuga ati baranije wabasengeye ngo bahabwe umwuka wera, akagira ngo niwe wawubahaye ntamenye ko ari Imana yawubahaye. Barahari. Abameze nka Ariyusi bavuga ko Yesu ari imfura mu byaremwe, bagahakana ko Yesu ari umwana w'Imana, nabo barahari. Barahari cyane. Baba ngo Yesu ntabwo ari umwana w'Imana kuko Imana ntibyara, ahubwo Imana irarema. Barahari. Hakaba noneho rero na Peraje bavuga ngo kuba umukristo ni imbaraga z'umuntu. Barahari nabo. Bavuga ngo iyo ushaka kuba umukristo ashaka kuba umupagani, ni ibintu umuntu ahitamo. Abo nabo bariho. Noneho hakaba noneho n'abakurikiza ibya dosete batemera ko Yesu yaje afite umubiri. Bakavuga ati Yesu niba ari Imana ni gute yakwambara umubiri? Bakavuga ngo hubwo nundi muntu bashushanije baramubamba aritakisha kugira ngo berekane ko ari Yesu watatse, ariko ntabwo Yesu yageze ku musaraba, ahubwo nundi muntu babambye mu cimbo ca Yesu, none hataka babyitirira Yesu. Hari abizera batyo bameze nk'abadosete. Abayibiyone nabo barahari, bavuga ko Yesu Kristo atari umwana w'Imana wabyawe, ahubwo ko ari umuntu ushimwa Imana yakunze, akubera imirimo myiza no gukiranuka no gutungana na conduite. Imana ikamushima ikavuga ngo uzi ukwiriye kuba umwana wanje. Nkuko iyo abasaza b'uyu munsi wa none umugiriye neza aravuga ati mwana wanje urakoze, ntabwo ari uko abakubyaye, ahubwo nuko abaremanye ubucuti nawe. Noneho Yesu kubw'ubucuti bwe n'Imana imwitirira kuba umwana wayo. Hari abizera batyo b'abahanuzi b'ibinyoma, nabo barahari. Babandi bavuga yuko, hari n'abandi bavuze yuko
bizera yuko Imana atari Imana ebyiri, hari Imana ebyiri, hari Imana y'ingome n'Imana nziza, nabo nabahe nabo barahari. yego bavuga gute? Bavuga nka Marisiyone, nibyo twavuze, bavuga ko hari Imana ifuha, Imana ihora abana gukiranirwa kwa base, hakaba n'Imana y'imbabazi yatanze Yesu Kristo, abo nabo barabivuga. Noneho abandi bakavuga ngo nukora icyaha Imana irakwica, bakaba bakigendera muri ya Mana ifuha, aho kugira ngo asabye Imana itange imbabazi, bakumva bishimira ko wakoze icyaha yakwicwa. Nabo barahari, bakava turakina n'Imana iragukindura, umuntu uzirengagiza amasengesho Imana izamupfakaza, umuntu uzatakorara Imana izamwicira abana. Hari abacizera batyo. Abantu bafite inyigisho z'ubuntu nabo bari muri iri tsinda ry'abandi. Abo bantu ni abayobe, kuko bashaka gutandukanya amasezerano, kandi isezerano rya kera ni igiti, isezerano risha ni imbuto. Ntabwo imbuto zakwera nta giti gihari, ariko igiti kitagira imbuto naco nta kamaro. Ubwo isezerano rya kera rigira akamaro kubera isezerano risha, kuko isezerano rya kera rihishurwa mu isezerano risha, n'isezerano risha rihishwe mu isezerano rya kera. Ntibitandukana rero, ahubwo isezerano risha ryuzuza isezerano rya kera. Ahangaha rero isezerano rya kera ni umushorera wo kutugeza kuri Kristo Yesu, kugira ngo abatsindishirizwaga n'uwo mushorera batsindishirizwe no kwizera. Byanditswe mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo waho nuwa 23 kugeza 25. Biruzuzanya, ntibitandukana. Abavuga ngo ubuntu Yesu yarabirangije birengagiza ko Yesu yahanuwe. Kandi noneho rero mu Baroma igice cya 3 umurongo waho wa 27 hari amategeko y'imirimo Yesu yadukuyeho, hakaba n'amategeko yo kwizera Yesu yadushimitsemo. Ahangaha rero imirimo itugeza ku kwizera mu isezerano rya kera. Mu isezerano risha kwizera kukagaragazwa n'imirimo. Ubwo rero kwizera ni urufatiro rw'agakiza. Noneho rero imirimo ni ikimenyetso c'agakiza, naho ibitangaza ni ibimenyetso bigumana n'abizera, ntabwo ari urufatiro rw'agakiza. Akoze Pastor. Hariho n'inyigisho zivuga yuko atari ngombwa zo guterana. Hari inyigisho zivuga ati guterana ntabwo ari ngombwa, ati abantu babiri nubwo mwahura bagaye babiri mugasenga. Nazo inyigisho zirahari, nazo zaba inyigisho z'ubu. Oya, nabo babiri bafashwa nta kibazo, ariko ntimukirengagize guterana kwera. Na babiri baba bateranye. Yego. Ikibi nuko waba umwe, naho iteraniro ritangira ku bantu babiri. Ubwo rero bateranye ari babiri nta kibazo. Ariko rero kwirengagiza guterana mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 25 bavuga ngo ntimukirengagize guterana kwera nk'uko bamwe babigenza. Ko hari abandi bantu bavuga nabo bavuga bati rero gutanga ibya 10 ntabwo ari ngombwa, ati kuko ati icya 10 cyacu mu isezerano rya kera, ati mu isezerano ntaho tubona ahantu handitse icya 10. Urabivuga iki? Nabo izo nyigisho zihari z'ubuyobozi zivuga ko gutanga icya 10 atari ngombwa, byarangiye ari byo isezerano rya kera. Mu isezerano risha usomye muri Matayo 23 umurongo waho wa 23 ntabwo icya 10 cyavuyeho. Usomye na Luka igice cya 18 umurongo wa 9 kugeza 14 ntabwo icya 10 cyavuyeho. Ahubwo imyumvire yacu niyo yahindutse, kuko bagitangaga mu Bafarisayo kitagira imbabazi. Yesu aravuga rero ngo icya 10 ni ciza iyo giherekejwe no gukiranuka n'imbabazi n'ubutabera, ariko iyo kidaherekejwe n'imbabazi kiba gipfuye ubusa. Ubwo rero abera, kuko duhuzwa n'Imana ku bwa Kristo Yesu, umwuka barakabagendera muri twe, bishaka kugira ngo icya 10 giherekezwe n'imbabazi no gukiranuka n'ubutabera. Ariko icya kera cyo cyari nk'itegeko. Uyu munsi rero ni umutima ukunze, uvuye ibi ugitanga uko ushobojwe, kandi wawe utagitanze ntabwo upfa kubera atari itegeko. None se ko waruvuze ngo kiba gipfuye gute? Iyo kitagira imbabazi kiba gipfuye ubusa, niko navuze. Kitagira imbabazi gute? Imbabazi gute? Iyo kitagira imbabazi n'ubutabera. Yego no gukiranuka. Wasobanurira abantu kutabera uvuga ngo icyo cya 10 gitanzwe kitagira imbabazi gute, ubutabera gute? Ni ukuvuga ngo iyo abantu badakundana bagatanga icya 10 kiba gipfuye ubusa. Yego. Ahantu bari hose. Kandi iyo ujanye ituro ryawe ku gicaniro, Yesu yabisubiyemo muri Matayo 5 umurongo wa 23 ngo nujana ituro ryawe ku gicaniro ukibuka ko ari mugenzi we mufitanye ikibazo,
rirambika iruhande usubireyo ubanze ukiranuke na mugenzi wawe ubone uza utanga ituro ryawe birahari. Ni ukuvuga ngo ni ukuja gutanga ituro ufite abo mugira ico mupfa mutikiranuye, ukaba ufite amadeni utiyishuye, iryo turo watanze ntabwo ryemerwa kuko ubutakiranutse nabo bana nawe. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha ku mpuguro uduhaye. Reka dushimire n'umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze s'abonner, tukubwire ngo nawe Imana igumugisha. Dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabishaka, tubwire nawe Imana igumugisha. Reka dushimire abantu muza mudushigikira mu bitekerezo, dushimire abantu mudusengera, mudushimire abantu muza mudushikira ku murimo w'Imana, nabwo tubabwire ngo Imana iduhana umugisha. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe mu kiganiro. Reka tubashimire mwese tubabwire ngo ikiganiro ubutaha. Shalom shalom.